isi ya none hari ibintu bidahinduka ariko hari n'ibintu bigomba guhinduka. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu umugabo agomba kuba azi gukora ushobora kwikura muri situation runaka bitewe n'iyo ariyo kugira ngo agumane ubuhangange bw'umugabo. Abantu bamwe mushobora kureba iyi video mukagira ngo ni ukugira ngo tuzamure cyangwa tuyikwigisha abantu ibintu bijyanye no gukora ikibi cyangwa n'ibibi, gusa ntabwo ariko bimeze. Tugiye kuvuga ku bintu umugabo agomba kumva, agomba gukora kugira ngo ntabe umunyantege nkeya muri ubu buzima. Muri iyi video tugiye kureba ibintu bitandatu, ubumenyi butandatu buri mugabo wese agomba kuba azi. Icya mbere, umugabo agomba kuba azi kurwana. Ntabwo twitaye kuba uri umuganga cyangwa uri umudogiteri cyangwa uri umukomediye mu gihe utazi kurwana hari ikintu ubura muri wowe. Ibi ngibi mvuga ntabwo mbabwiye ngo tugende ngo tujye turwanira ku mihanda cyangwa tujye twiyenza ngo nuko uzi kurwana. Hoya, ntabwo icyo nshaka kuvuga. Tekereza kuri situation ishobora kukubaho umunsi umwe uri kugenda mu nzira uri kumwe n'umugore wawe, hakaza umuntu akaza akamukubita urushyi ku kibuno. Think about that. Bitekereza ibyo bintu, tekereza aho hantu ni iki ushobora gukora wowe. Umuntu aje akagukubitira umugore wawe ku kibuno, ni iki wakora ako kanya? Ntabwo ntekereza ko ushobora kwicara cyangwa guhagarara ngo wumve ko wahamagara polisi muri ako kanya. So kwirengagiza ibyo bintu ni ukubura icyubahiro nk'umurinzi w'urugo cyangwa nk'umurinzi ugomba kurinda abo ukunda. So you have to be careful. Ugomba kwitondera ibyo bintu. Muri ubwo buryo rero icyo nakubwira ni uko wakabaye witeguye kuba warekura ingumi nziza kuri uwo muntu, ariko wikayikora mu buryo bwiza. Ariko mu gihe utazi kurwana uri kumva ushobora kubikora nabi, ushobora kuba ari wowe ubabara. Niyo mpamvu mba mbabwira ngo ugomba kumenya kurwana, ugomba kwiga utuntu tumwe na tumwe tujyanye no kwitabara no kwirwanaho no kurwana kubikunda. Indi skill cyangwa ubundi bumenyi umugabo agomba kumenya ni ukumenya uburyo uhandoringa cyangwa wirinda amakimbirane cyangwa uhagarika amakimbirane. So iyi ngiyi iraza yunganira iya mbere yo kumenya uburyo barwana. Mbona tutitaye uburyo ukomeyemo cyangwa uzi kurwanamo, ariko uba ugomba kumenya uburyo ugomba guhagarika cyangwa mu gihe cyo kukamenya igihe ugomba kwitondera kwinjira cyangwa kwitondera uburakari bwawe, umujinya wawe, emotion zawe, ukamenya uburyo uzirindamo kugira ngo hatabaho ikintu kibi like kurwana nko kugira ute. Kumenya uburyo uturishamo umujinya wawe cyangwa guhagarika imirwano, ibi ngibi kugira umuyobozi utiriwe ugira icyo uvuga. Icya gatatu ni ukugira have a strong presence. Niba ugeze ahantu beka ugaragara niba koko wahageze. So ujya ubona iyo umuntu winjiye nko mu cyumba ukabona abantu bose barakangaranye, baratuje, baramwubashye, wabuze impamvu. Ukabona umugabo yinjiye ahantu mwese muri, ariko ukabona baramwubashye atiriwe n'ikintu avuze, atanavuga n'ijambo. Reka nkubwire ko ibi ngibi ntabwo ari gift, ntabwo ari impano iri magique, ariko ni ikintu gishobora kwirwa. Ushobora kukiga nawe ukakimenya, ushobora kumenya uburyo ukomandinga, ushobora kuba wahabwa agaciro cyangwa respect mu gihe winjiye ahantu runaka utiriwe nta kintu uvuze, witurije. Gusa icyo cyubahiro cyangwa uburyo abantu bashobora kugufatamo ntabwo ari ibintu ushobora kwita byizana uwo munsi cyangwa mu minsi mikeya. Ni ibintu ugomba kugenda ukora, uburyo witwara, utuntu ukora gake gake, niho bishoboka ko wakoze ikintu kinini ushobora gutuma abantu bakubahamo mu buryo butangaje. Cyangwa ugomba kuba umugabo uzi uburyo basuhuzanyamo mu kiganza.
ukareba umuntu mu maso, eye contact, ukavugana n'umuntu urebana nawe, atari kwa kundi uragenda mu nzira wunamye ugenda ububa ureba hirya no hino nk'aho wibye. No, reba imbere, reba isi imbere, reba isi, reba umuntu mu maso, vugana n'umuntu umureba mu maso, niho hagaragara ya respect. Niba winjiye mu cyumba ugenda ureba hejuru, ureba amatara, ubara abantu, reba imbere yawe, reba umuntu mu maso, aho ngaho niho haboneka ya presence, kuba uhari. Niba abantu bari bakubonye bakakubaha, nta kintu bahaye, nta kintu uvuze. Number 4, icya kane, deep critical thinking, gutekereza neza ukoresheje ubwenge bwawe 100%. Gutekereza neza cyangwa kugira ubumenyi ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ibyo bigutuma uba umuntu mwiza uzi kuganira, uzi ibintu bigiye bitandukanye, bigufasha kugira ubuzima bwiza, bigatuma umuntu afata imyanzuro myiza mu buzima bwawe. So kugira ngo ube wamenya gutekereza neza, uburyo ushobora kwigamo gutekereza byimbitse kandi byiza, ureba kure, wirebera hafi, ikirebaho, reba kure, reba abantu bakwegereye, reba sosiyete urimo, utekereze kure, urebe ese ni iki kigomba gukorwa, ni iki gikenewe muri ako kanya, ni iki gikenewe ejo hazaza. So nk'uko buri gihe umuntu ashobora kuba yavuga, wikizera ibintu byose ubwiwe, ariko ntuwizere nawe ibintu uzi, kumva ngo uzi ibintu byinshi, no, ntubyizeye. Ugomba gukomeza wiga, ufite kugenda ukomeza kwiga. Buri muntu wese agomba kugenda yiga uko iminsi igenda iza, uko iminsi igenda iza, niho uba umuntu mugari muri wowe, umutwe wawe wagura. So gutekereza bihambaye bisaba ko ureka ibintu byawe wumva kuzi, aho ukicara ukamenya, ugasoma, ukiga hirya no hino, ukamenya amakuru, ugafata ibintu, ugahuriza hamwe ibintu byinshi. Aho ngaho niho umenya se ni iki cy'ingenzi muri byo, niho ukamenya amakuru menshi, ukayahuriza hamwe, ukareba ni iki cy'ingenzi, ni icyo ukeneye, ni iki gikenewe. Ntabwo bisobanuye niba hari uburyo ukoramo ibintu byawe, ntabwo bisobanuye ko ari uburyo buzima, ushobora kubona n'ubundi. Ukajya uharanira kuba umuntu mushyashya ejo n'ejo bundi. Number 5, being good with your money. Ahangaha ushobora kuhatinda ku buryo uba mwiza ku mafaranga yawe, sibyo? Jya ufata neza amafaranga yawe, icyo bishatse kuvuga. Hari ibingibi, hari ibintu byinshi, ntabwo ibingibi ni uburyo amashuri ntabwo akunze kutwigisha ku bintu bijyanye n'amafaranga. Abantu benshi tugenda mu buzima cyangwa tuba mu buzima tudafite uburyo tugomba gucungamo amafaranga yacu. So nk'urugero, abantu benshi ukabona nk'amafaranga y'ibihumbi 100, ariko haciye iminsi 2 wamubaza 5 ugasanga ntabyo afite, ugasanga yari afite 100 uyu munsi, ejo ugasanga ari kuguza. So abantu benshi tuba mu buzima tudafite uburyo tugomba gutwaramo amafaranga yacu, uburyo tugomba kuyacungamo. Ugomba gufata imyanzuro myiza ijyanye no gucunga amafaranga, cyangwa ugashaka uburyo uzabonamo amafaranga, ukabonamo financial freedom, uburyo uzisanzura mu mafaranga, handi ufite amafaranga yo gukoresha, atari ngombwa ngo nguguze ngo uhamagare ngo 5, ugira amafaranga y'ibanze, ukoresha ibintu by'ibanze, imyenda wariye, wambaye, rimwe na rimwe wagiye no gutembera, utiriwe ubwira abantu benshi ngo ndashaka amafaranga. Twese twakozwe dutozwa cyangwa twizera ko kugira akazi, ukagira umushahara mwiza, aribyo bintu byose, aribyo bintu ukeneye cyangwa ibyo by'ingenzi. Ariko rimwe na rimwe iyo uhinduye uburyo utekerezamo ibintu bijyanye n'amafaranga, niho ubona itandukaniro. Hari igitabo kizwi na benshi, gikunze gufasha abantu mu buryo bagomba gucungamo amafaranga, cyitwa Rich Daddy Poor Daddy, cyanditswe n'umugabo w'umuyapani witwa Robert Kiyosaki. Mu by'ukuri tugomba gutangira kwiga uburyo tugomba gucunga amafaranga mu buryo bwihuse pe,
kuko birakenewe. Ni ubumenyi bw'ingenzi mu buzima bwacu. Number 6, learn how to manage stress. Iga uburyo ugomba gucungamo stress, ugomba gukontoramo stress. Uburyo umuntu ashobora gucungamo stress cyangwa agomba kugenzuramo stress bikunze guhura neza n'uburyo ashobora gutsinda cyangwa abayeho mu buzima bwe. Wabona umuntu aho yashyuhiranye yayagaye kubera stress, uwo azarushwa cyane na wa muntu uba utuje agatekereza akareba icy'ingenzi mu gihe ibintu biba bigaragara ko bisa nkaho bigoye muri ako kanya. Stress ni mu bintu tugomba guhana byo mu buzima, ariko nk'umugabo kandi ugomba ufite inshingano nyinshi. Uburyo dukura, wazanye umugore, wahuye n'ibi abana, tugenda duhura n'amastress menshi, ariko nk'umugabo ugomba kwiga uburyo ugomba kuyahanduringa, ugomba kuyacunga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba buri gihe wisanga uri gukora ibintu ku munota wa nyuma, uri kwirukanka, ufite amastress, deadline ziramfashe, ibintu ngomba kubikora, uri kwirukanka, icara utuze wandike buri kintu cyose ushobora kuba ushaka kuzakora cyangwa ugomba gukora. Iyo wanditse ibintu uzakora bigabanya stress, ubikura mu mutwe wawe bikagabanya stress, mu buryo ingano ya stress yawe ikagabanuka, kuko wabikuye mu mutwe yakabaye byinshi birundanyije, warabyanditse bigabanyije stress yawe. Niba umaze kubyandika, reba aho ngaho wabyanditse, urebe se ni ikihe cy'ingenzi, icyo ngomba gukora, ni ikihe kigomba gukurikira, ni ikihe kigomba guheruka. Uko bikurikiranya niko ugenda ukora kimwe kuri buri kimwe, ukagabanya ibyo ngibyo, bigabanya stress direct. Abagabo twese tugomba kumenya uburyo tugomba guhanduringa pressure, tugomba gukoramo cyangwa tugomba kwitwara mu gihe dufite ibintu byinshi, dufite pressure, dufite stress. Ariko abagore aho ngaho benshi hagiye tubibagirwa, ariko abagabo dufite inshingano zo guhanduringa, zo kwitwara neza muri pressure cyangwa mu stress. Nk'uko mpora mbabwira, iyi channel iri hano kugira ngo idufashe kuba abantu b'ingenzi, abantu bakomeye, abantu b'ingirakamaro mu buzima bwacu. Niba wumva ushaka kugera nawe kure, kuba umuntu muzima, kuzamura ubuzima bwawe, ntiwibagirwe kudutera inkunga by like and sharing and subscribe. See you next time.